ahanini abakobwa nibo bakunda kwasenga cyane ko bakunda kujyayo bakabona abagabo. Nabonaga abantu bahahora ari umurongo muremure, iyo ndi mu rugo kubera ari umusozi muremure mba mpabona abantu bambaye imyenda. Nza gukurura amakuru bambwira ko ari ku musozi w'Igisubizo kare abantu basengera. Hari nk'ubwo yuzi nko kwandika, hari nk'amagambo wandika ugenda uyabaza Imana. Kubera ko rero Imana ari inyembaraga, wahagera ugasanga ya magambo ko wayanditse yahindutse, genda yanditse mwandi magambo ikavuga ati wari wanyandikiye ni gutya na gutya. Twagize amatsiko turabana burungano kumwe abana bagendana bakundanye muri quartier, tuza kuzamuka uwo musozi kuko hari ishyamba ryinshi nawe wabibonye. Tugiye gutashya twegera hejuru turi wa musozi tebe iryo buye abantu basengeramo. Twahasanze impapuro zigiye zizinze ukuntu, tukaya dufata urupapuro rumwe tuzingura turi ibyifuzo by'abantu birimo, dusanga koko ni ku Gisubizo batuye Imana ibyifuzo, nimba bizaragendaga simbizi. Twaraze turasoma tuzinga tugasubiza. Nasomye impapuro zigera muri 5. Urupapuro rw'umukobwa nabonyemo ni urupapuro rumwe gusa rw'umukecuru wari ufite ikibazo cy'uburwayi, yasabaga Imana ngo izamu. Wahageze kuri Netolax TV ntaho tutazabagerera. Nk'ubu mbasuhuje nanabaha ikaze mu rugendo rutagatifu rwerekeza ku musozi udasanzwe, umusozi witwa ku Gisubizo. Ni umusozi uberaho ibitangaza, abantu hakirizwa ibyaha, abantu bahasubirizwa ibisubizo bitandukanye, bahakirizwa n'indwara zikomeye, ariko igikomeye ngo bahakura abagabo. Ndavuga abakobwa bahakura abagabo, ngo hari ukuntu bigenda. Niho uyu munsi tugiye gutemberana, ndabashishikariza kubana kugeza tugezeho ndetse tumenye ibihabera nuko bigenda. Ari nako mbasaba gukora subscribe cyane cyane kuko batarabikora kugira ngo bazagera ikigucika. Nge ndi Lucky Van Rukundo, munyemere mpere kuri uyu mugabo duhuriye munsi y'umusozi hano abahita mu gikombe cy'umusozi wo ku Gisubizo. Abanze atubwira uko bimeze turi kujyayo, gusa yanze ko dufata amashusho ngo yambaye nabi, ngo bimeze bite na bite. N'uburenganzira bwe, icyo tugendeye twebwe no kumenya uko bigenda ku musozi wo ku Gisubizo. Reka tumwumve, tugwaye ikaze. Nitwa Manafasha Daniel. Daniel, zamurirwe ko nk'umuntu uri kureba ku Gisubizo. Manafasha Daniel. Hakurya hari abantu ku Gisubizo. Uhiswe ku Gisubizo ryari? Hashize igihe kirekire. Wowe wamenye ko ku Gisubizo ryari? Nge agusha nk'imyaka ijya nko kuri 5. Mbere yuko ku Gisubizo hitwa gute? Hano bani umusozi isanzwe ari nk'indi isanzwe, ariko kubera ibintu abantu basenga bahakoreye, abantu bakajya bagakizwa n'ibitangaza, nyine haje kujya ho hahita ku Gisubizo. Ariko wowe ku giti cyawe apana ibyo wumvise, hari igitangaza na kimwe uzi kihabera waba uzi wabwira abantu? Reka nge sinkuza nge amakuru numva nabajyayo, nge ntabwo nkunda kujya. Ntabwo nkunda kujya. Hanyuma se amakuru wumvise ibintu byabereyeho nk'igitangaza cyangwa Igisubizo kimwe cyabereyeho wumvise ni iki? Ahanini abakobwa nibo bakunda kwasenga cyane ko bakunda kujyayo bakabona abagabo. Reka da umuntu hajya umugabo akazamukenyereyeho gutya. Imana gutyiza, Imana yakubwiye biri imbere zawe kabisa. None se kuki utajyaho kandi uhatoreye? Nanjye ubwo niwo murongo. Niyo se. None se uri kuva ujyayo? Ubwo ndi kuva mu Mataba ndi kugiye iwacu, nyine kujya aho bita Igihinga. None ku Gisubizo ndi kubona imirima, hari amashyamba, hari ni iby'abantu ku giti cyabo cyangwa ni iby'Imana? Hariya hari munsi naho abantu, hejuru naho uwa musozi n'umuntu. Hamwe naho abantu benshi batandukanye. Hanyuma se kujya kuhasengera kuriya ko ari n'ahantu hahanamye, ndi kubabonayo tugiye kubarebayo. Nta muntu urahanuka na rimwe ngo abe yagwamo pfiriya? Imana iramurinda. Imana iramurinda cyane. Hari igihe leta yagezeho ikajya ica ibintu byo kujya mu butayu, abantu bashaka gukorera impanuka, bashobora kuhahura n'ibyago, bashaka guhura n'ibikoko hariya. Ntabwo mwe mwigeze mwubona abantu babujijwe kujyayo? Hariya rero leta irahakomereza, nta muri iyi minsi turimo ya Covid ntabwo byemewe gusenga. Ariko mbere ho nta kibazo. Mbere nta kibazo. Kuki mutagiye ngo musengere Covid ive mu Rwanda ije epfiriye ahantu batayizi? Ije ni Imana itarajya ko nezagenda. Esa nigera tuzayiva mu zitambuka. Ubu ku Gisubizo ningira ikintu mbwira nyiraho, ndavuga Imana yaransubiza. Gutyo tupfa kujyana n'umutima wizeye. Niba wizeye, kwizera kwawe kurakuremera. Ariko ndashaka tugare ku musozi umbwira akantu kamwe. Niba utari kubeshya abantu, ni gute uzi ko hari ibisubizo ukaba utajya ujyayo? Impamvu se ngewe ubu nanjye hari inzira nari ndimo zitari nziza, ariko ubu ngubu ndi kuzivamo negera inzira
Imana ishaka kuzana ni kushaka kujya muharangiye kuko hari ibintu byiza cyane. None se hano hari amadini menshi n'abatorero, abarokore, abakatolike, abayisilamu n'abagakondo baterekerana ntibaburi n'ahangaha. Ubona hakunda kwibanda abo muri hedini ingeri zose kuko uhageze Imana ubundi hanini Imana ntagiriye banga idini agukiriye umutima. Nta muntu se hajya haza n'abanyamahanga haza n'abanyakigali. Abanyakigali bajyaza babugira mpino. Nakoze cyane. Yes, turacyagana ku musozi witwa ku Gisubizo. Turomotse tumaze kumanuka umusozi umwe, twomotse umugezi witwa Shangazi. Umugezi witwa Shangazi n'uyu nguyu mukona usuma. Iyo ubomotse gutya ubugeze hakurya ku Gisubizo. Reka urabona kino kiraro ubu ngubu gutya. Hano tukomeza ukajya kwiroha muri za Mwaga, ukomeza muri Rake Kivu. Ntibyoroshye. Nakuzamuka mu mashyamba y'inzitane urumva ko rwose ndi no guhumekera mu kwaha nk'umuserebanya. Ariko byanga byakwaturagirayo. Murabibona hariya hasi naho bita mu Kabande, ko hahita mu Kabande hamwe n'abagaraga turi kwambuka umugezi, twageze hejuru y'umusozi bita Gihinga. Gihinga rero waje guhindurwa ku Gisubizo uko yitwa, turi hejuru. Unfortunately abantu bahasengeraga batubonye bariruka, bamwe birukanse abandi batwihishe. Nta n'impamvu guhangana ariko se tuzanye ahubwo no kugira ngo tuhabagerere. Ndi kumwe n'umuntu hazi yo tubwira amateka aho neza cyane. Mpagaze ni hejuru y'urutare runini cyane, marubona urutare runini cyane kabisa. Urutare harya barumweru gusa ariko ni ibuye muri kona ry'umweru. Iri buye rero ngo ni ibuye bazagashyiramo ibyifuzo, ibibazo, hanyuma Imana ikabisubiza, akaba kubisubizo koko. Bakunzi bacu birangiye tugeze hejuru Gasongo cyangwa se bita mu mpinga y'umusozi, umusozi bita Gihinga. Tugeze mu mpinga y'umusozi wa Gihinga, n'umusozi umaze kumenyekana cyane, uherereye mu karere ka Nyamasheke mu murenge wa Ruharambuga. Ruharambuga Hagari ka Kanazi. Yes, Ruharambuga nk'umurenge, Kanazi n'Akagari, umusozi wa Gihinga ariko waje kubatezwa ukaba uzi no ku Gisubizo. Ni ahantu rero abayemeramana batandukanye bafite imyemerere, abakatolike, abaprotestanti, abaporoso cyangwa se kambyite gutyo, abarokore, abakatolike n'imaze kubavuga, abadivantiste bo ku munsi wa karindwi, abayisilamu, abatagira idini, abapagani n'abandi bose bajye baza ahangaha ku musozi bazanye ibibazo, ibyifuzo n'imigambi yabo ndetse n'imigo kugira ngo Imana ibihe umugisha. Murabona ko rero nabizicyuya ndananiwe muri kubana cyane ko tumaze kugenda urugendo ruremereye, urugendo rurerure hafi nk'ibirometero nka 2 n'amaguru, kandi kilometero kimwe umanuka umusozi uva mu bita mu Mataba ugana ku mugezi wa Shangazi, hanyuma ikindi kilometero kituzuye nka metero nka 800 ukaguterera uyu musozi wa Gihinga. Witwa Gihinga. Mbanje guhera rero ahangaha kuri urutare ngo tuhave kare mburide bakadusanga. Urutare urutare murabona ko rufite umwobo cyangwa se cave, ngiye kubibereka mu kanya gato cyane. Hari ibisubizo, impapuro, bashyiramo impapuro ziriho ibibazo by'abantu. Ariko tuzogana n'umwe mu bantu bajyaga baza kera ngo kira abana bakabireba ari ibiki, ubu ntabwo tubireba kuko ni ibintu byandikiwe Imana. Ariko murabona ko nkaha uru rupapuro ntabwo ushobora kureba ikiriho, harimo n'izindi nyinshi cyane kweka mu kanya. Icyo rero babyandikiraho no kugira ngo Imana ize ibisubize. Sinzi niba Imana izigafata mu mpapuro ikazijyana, ariko icyo ndicyo nuko isubize ibyifuzo byabo nko bitubwiye. Abenshi ntabwo bemera kuvuga kubera ko hano ni mu cyaro, kambyite gutyo ngo Nyamasheke n'akarere k'icyaro, abantu ntabwo bakunda kamera, ntabwo bakunda gutanga amakuru mu buryo utari bukamere baguha, ariko iyo hajemo kamera tabaga ati cyane ko nko gutyo ari gusenga ibintu by'Imana kuko ari amabanga yabo badashaka kubisangiza abantu. Ndaganira bamwe rero baza kubinyemerera, abandi babyanze, abandi twaganire mwabonye, ariko icyo bose bahurizaho nubwo ngo uzanye ikibazo cyangwa icyifuzo cyangwa undi mugamba ahangaha ngo Imana hari ukuntu imusubiza. Turi ku itariki 23 Werurwe. Hari n'abanyeshuri ntabwo twabafashe, bamwe babyanze, abandi twabaretse kubera impamvu batubwiye.
bazanye impapuro izi nyinshi nshyashya n'abanyeshuri ko bari mu bizami, kandi ni kure pe, nta buryo wajya udakoresha nibura isaha waba uvuye hose ku muhanda, ariko urumva abanyeshuri bazizanye. Gusa ndi kumwe n'umwe mu bantu waje unahanyoboye, uhazi wahageraga kera, ahubwo aje kureba abantu basengera bimwe ngo ntari umwana aje gushungera. Mu kanya gato tuzakuva kuri Urutare atubwire amakuru yaho neza, tunyuremo neza cyane kugira ngo tusobanukirwa, hanyuma njye nabona kubaganiriza n'abandi bantu batandukanye. Reka mbanze mbereke impapuro zimwe na zimwe. Murarubona uru nguru ni urupapuro rushaje, ariko ni urupapuro muri kurubona. Ngira ngo ukomeje kugenda winjira ahantu hose ari umwanya ugenda ubonamo n'izindi mpapuro, kanze nkore zoom neza tuzibone. Nk'izi mukuzana nazo ni impapuro, ngizi izindi mpapuro hano, ngizi nazo ni impapuro. Hanyuma n'izi ni impapuro muri kubibona, izi nazo ni impapuro zindi. Nukomeza kuramo imbere neza cyane hariya hirya hariya naho urabonamo urupapuro hano rupfunyitsemo ukuntu muri kurubona runo. N'izi ni impapuro zirimo imbere hariya no gucunga urutoki cyane mu myobo, urabona ko ni impapuro gusa zuzuyemo hariya hejuru. N'ahandi hose hafatika nk'izi ni impapuro, izi nizo. Aha ni ku ruhande ugiyemo imbere ho ewana ziruzuye, murabona izi ni impapuro. Izi ni impapuro ziriho ibyifuzo. Haraza kubona ariko ndabona hajya kubona hano harimo nka metero. Yes, harimo nka metero, ugiyemo imbere harimo nka metero, ashaka kujyamo nka 3 cyangwa 4. Nuko rwose impapuro zuzuye ahantu hose. Bakunzi bacu rero twakomeje guhana ikibazo gikomeye cyane cyo kwaka abantu bafatwa amashusho, ariko ni uburenganzira bwabo murabizi cyane, ariko ntabwo turakuganira. Watubwiye ko wowe witwa? Je nitwa David. David, utuye hafi y'uyu musozi? Ahanga ni muri quartier iwacu kabisa. Hanyuma uyu musozi kukiba wise ku Gisubizo kandi ubundi ngo witwaga mu Gihinga? Ahangaha yari ku musozi w'Igihinga, ariko haje kuvumburwa cyane n'abantu b'abashakashatsi niko nabyita. Umusozi baje kuwita Gisubizo bitewe n'abantu bahasengeraga, ibyifuzo byabo bajyanye Imana ikabyumva ikabisubiza. Ibyo byabaye nka ryari? Njye nabimenye nyine, njye nahabonye nguryo ariko hitwa Gisubizo, ariko hashize nk'imyaka 7 mpabonye. Icyo gihe ubimenya byagenze bite kugira ngo umenye ko hitwa ku Gisubizo? Nabonaga abantu bahahora ari umurongo muremure. Iyo ndi mu rugo kubera ari umusozi muremure mba mpabona abantu bambaye imyenda. Nza gukurura amakuru bambwira ko ari ku musozi w'Igisubizo, kare abantu basengera ibyifuzo byabo bikagera ku Mana. Nta muntu se mwajyaga muhuje igihe ugeze hasengera mu bihe bya kera icyo gihe? Aya nawe ngiye kubeshya, abantu bo babona nabazi, ariko ntago ari ngombwa kuvuga umuntu w'umuturage ku bintu nk'ibi bya social media byaza kukugwa nabi. Hanyuma rero umaze kumenya ko ari ku Gisubizo bahazana ibibazo, ntabwo ugeze amatsiko kuza kwagira ngo harebe? Twagize amatsiko turabana burungano, kumwe abana bagendana bakundanye muri quartier. Tuza kuzamuka uwo musozi kuko hari ishyamba ryinshi nawe wabibonye. Tugiye gutashya twegera hejuru turebe wa musozi, turebe iryo buye abantu basengeramo. Nibwo twaje gusira amatsiko nye ryanje byawe tiryinjiyemo tubonye n'ibyifuzo by'abantu. Yani ko twamenye ko ariko ku Gisubizo koko. Muje kureba habe ibiki, musanga hari ibuye, kugira ngo mumenye ko hari iryo basengeramo n'ibihe bimenyetso mwasanze? Twahasanze impapuro zigiye zizinze ukuntu, tukaya dufata urupapuro rumwe tuzingura tureba ibyifuzo by'abantu birimo, dusanga koko ni ku Gisubizo batuye Imana ibyifuzo, nimba zaragendaga simbizi, twaraze turasoma tuzinga tugasubizamo. Hanyuma se batubwiye bati hano hari umupapa twagana tuge ngo abakobwa bino ngo bakura abagabo cyane, ndetse ngo ari nabo bahiganza. Mwe muza gufungura izo mpapuro y'ibyifuzo, mwarasomye wibuka ko hariganje mwiki? Nasomye impapuro zigera muri 5. Urupapuro rutari rw'umukobwa nabonyemo ni urupapuro rumwe gusa rw'umukecuru wari ufite ikibazo cy'uburwayi, yasabaga Imana ngo izamukize. Abandi bose bari abakobwa basenga ngo Mana uzaduha abagabo.
akandika ayo magambo yonyine ntagire ikindi arenza. Nta zina rye yabaga ririho. Nta zina ryabaga ririho Mana uzamo umugabo. Hanyuma se ntago mwagize ubwo ko muri kusoma amabanga y'Imana? Abantu bakiri bato ntago baba babyitayeho, twarasomye ahubwo tubonye ari nyinshi turabyura nyine twari tumaze kumenya ari ibiki bijya mbere. Nuko twamenye ko ari ku gisubizo. Ubwo iki gihe ntikera hashize imyaka nk'irindwi birakomeza abantu bagiye bakomeza kuhayoboka, wajya ubona bahafata bate uko imyaka yagendaga yicuma nabo bamukuru no ugenda umenye ubwenge kamwe by'abana. Natangiye gukura ba bantu nabonaga bagenda biza kuranya none batakiza kwa kundi umwe umwe. Haje kugira igihe haza n'icyumba ariko nta nzu yari hubatse n'iribuye, hakajya haba igihe cyo gusenga umunsi uzwe. Ariko ibyo gihe leta yaje kubyanga nyine ibonye hazateza impanuka irabica. Niyo mpamvu nta bantu benshi uri kubona bahiganje kubera n'ibi byorezo turimo bya Covid, nta kuhagera nta muntu wapfa kwasanga. Twaturutse hakurya tubona hari abantu tugeze ahangaha turabuze, wenda harimo intera ko no kwajya ni kure, ariko hari n'aba twihishe. Nk'umuntu aturutekereza ko impamvu banze ko tuvugana cyangwa twihishe ari iyi. Urabona ko ibihe turimo ntabwo byemerewe kujya gusenga ahantu nk'aha. Ashobora kuba yakubonye uzamukamo hariya n'izo kamera akagira ngo ni abantu baje kubafata nyine babitsimye nta nubwo bari kumuri hafi. Kuki badahagarara ngo Imana bayihamirize rubanda nuko bitemewe, ariko cyangwa se hari impamvu buriya. Hanyuma nk'umuntu aturiye no sasa, hari umuntu waba uzi wigeze uhaza wenda ntuwe mutubwire bitaba kugendana, ariko hari uzi wigeze uzi ikintu kigasubizwa bitaba ngo abantu basubizwa gusa uzi waje akavuga ati njyewe ibintu byanjye Imana yabyumva, hari uzi? Ntawe nzi rwose, nawe ngiye kubeshya. N'umuntu wari washinze icyumba ni umupapa rwose turaturanye. Wari washinze icyumba hano? Yari yakiyashinze baranamuyoboka rwose. Ariko ngiye nakubwira ngo yashujwe ibiwaya, nawe ngiye kubeshya. Ubwo nimba bahari bo nibanga ryabo nge ntabona. Wowe hari isenya muri dini? Ngenda mu Penigote. ADPR. ADPR se kuki utaje nta kibazo ugira cyangwa ntago wahizeye? Nge ntago njya nkunda kugenda muri kirabaye. Nshobora kumva ko nyine ari ku gisubizo ariko hitiwe, ariko nzi ko Imana itakumvira kubera uri mwibuye. Kandi na Yesu bavuga ngo mwibabaze nkawe. Kwibabaza ntago ari kujya hejuru mu musozi. Ari ibyo ngibyo umuntu yajya yitera n'igikwasi kugira ngo ababare nabicesha amabuye, ariko iyo tubona muri Bibiliya byagiye bibaho. Ikibazo rero cyebesha byashobora no kuzapfa atarasubizwa. Hanyuma tugiye gusubira mu kanya, ariko urabona harahanamye cyane pe, ndetse hameze nabi ku buryo nifite n'ubwoba bwo guhagarara kwa rino buye, uretse ko nyine ari ku gisubizo Imana yaturindiye. Nta muntu urakorera impanuka ngo bibe byamenyekana. Nicyo kintu cyagituma nshobora kuvuga ko nanjye hari Imana. Urabona hari umusozi umeze nabi, haramanuka, kuba hateranira abantu 20 kuri uyu murongo hakabura umuntu n'umwe uzagwa mu kabande byaradutunguye. Kandi ngo bajye bazana nijoro nkasanga ape. Baza nijoro na saa 8 baba basenga hano ni mu cyumba cyabo barahemera cyane. Ariko nta muntu urakorera gisida. Nese nijoro bafite amatoroshi ko iyo muri hakurya mubona amatoroshi nivura. Iyo bari kuzamuka babona bagena n'amatoroshi, ariko iyo bahageze batangiye igikorwa nta toroshi wahabona. Nese bararirimba cyane kugira ngo nabyumva cyangwa bakora silence. Ku manywa niho baririmbaga tukabyumva turi hakurya tukanahagarara tukabitegereza, ariko mu ijoro bari silence ntiwabimenya. Uwo nyiri cyumba wenda tuza kujya kureba uko tumugeraho n'ibidukundira. Hanyuma uwo nyiri cyumba ku makuru make ufite yarabandikaga, niwe wakoreshaga isuku kuko ngo hari isuku yari yashinzwe iki ko atari mukwe? Aho naba ngiye kubeshya, twarabyumvise gusa ngo yashinze idini rye hariya ku gisubizo. Abantu bakajya banahayoboka bagatambuka benshi ingeri zose, ariko higanjemo abakobwa nibo bakundaga kujya gusengaho cyane, bakabona abagabo. Reka tugushimire cyane. Murakoze cyane. Murabibona abakunzi bacu ko turi kuganira n'abantu bari baturiye ahangaha ku musozi witwa Gihinga, waje kwenda ku gisubizo. Ayo ni umubyeyi dusanze ahangaha nko muri metero nka 300 cyangwa se 400 hasi mu musozi aho yari atuye, ariko aza kwimuka ko ari mu manegeka. Aratubwira ari inde, hanyuma tubwire ukuntu abantu bajyaga bajyaho nimba yagiye atubwira. Mbahaye ikaze, mutanya mutubwira amazina yanyu. Nitwa Mukeshimana Poloni. Mukeshimana Poloni. Hanyuma aha hantu mwari muhatuye kuva ryari? Twari tuhatuye kuva kera, mbega hari hatunge nahaje vuba byo gushaka ku mugabo wari uhari. Igihe bari bahaturiye bari bahamaze ntago nkizi. Hanyuma wowe igihe hagereye wabonaga abantu bazamuka umusozi bajya gusenga? Bazamukaga umusozi bajya gusenga. Hanyuma navuganye n'abantu ariko bakiri bato barambwira bati ntago bazi igihe hitiriwe ku gisubizo. Mwebwe mwamuzi igihe hitiriwe ku gisubizo cyangwa mwahageze ariko hitwa? Twahageze ariko hitwa.
uvuze ngo ni ibya kera. Hanyuma se kuko inzira igiye nyura aha ngaha mwabonaga bazamutse bagiye barazamukaga nyine muri inzi amanywa nijoro. Babaga se bari abantu bakuru, babaga ari abana, babaga ari zose yameze bite? ingeri zose zarahasengeraga. Hanyuma bambwiye ngo hakunda kuba higanjemo ngo abakobwa bagiye gushaka abagabo. Mwabonaga namwe ko mu bantu bagiye benshi ari abakobwa? Barababonaga se? Barababonaga da. Mwese musengera muri hedini cyangwa itorero? Abapanigote. Muri ADPR. ADPR naho bagira ukuntu basenga, bakajya mu byumba, bakajya mu butayu, bakajya mu mazi ku misozi. Ntabwo mugeze muza kuhasengera nimwe hano wo muri ADPR? Hasengera. Okay, ni byiza cyane noneho nabuze umuntu wasengeye. Twabonyemo urutare, hari isuku. Iyo mwarugeraga mwicaraga hejuru, mwarwinjiraga bagenda gute? Icaraga mo hasi. Hanyuma se mwaga muyoboye nande? Bambwiye ngo hari umuntu wabaye nk'uwashinga idini, ariko nawe wayibaga buri gihe cyangwa buri wese yajyaga yo ku giti cye? Aho ngaho bakubeshye. Nta muntu waboneka guhayobora. Uhageze wese yarayoboraga. Hanyuma se abantu cyane cyane abadafite amakuru cyangwa se batabyemera ntago baba babyumva neza cyane, kuko Imana yarasubizaga abantu hari ibisubizo bikaboneka. Ziriya mpapuro se nahabonye ngo kubona kera zabaga zihari, zijya Imana yazijyanaga cyangwa zenda gute? Hari nk'ubwo yuzi nko kwandika, hari nk'amagambo wandika ugenda uyabaza Imana. Kubera ko rero Imana ari inyembaraga, wahagera ugasanga ya magambo ko wayanditse yahindutse, genda yanditse mwandi magambo ikakubwira ati wari wanyandikiye ni gutya na gutya. Iyo nindi ibintu byarabaye ugasigamo wanditse ati ndashaka umugabo, kuko tugarukaho. Hanyuma ugasanga Imana asubire ati wenda se umugabo uramubonye cyangwa haje mwandi magambo umugabo ati nzamuguha. Ubwo sana babicaga inyuma bakabyandikamo ra. Hanyuma nkawe ku giti cyawe hari ikibazo na kimwe cyangwa ikibazo kigiye kiyasubirizwa? Cyifuzo se kirahasubirizwa da. Okay. Ubu ngubu rero byifashe bite? Abantu bakijyayo byagenze bite? Ubu ntago abantu bakihajya, leta yarahagaritse. Mwamenye impamvu se leta yahagaritse? Impamvu turayizi ni ukubera buno burwayi bwagiye buza. N'umutekano mukeya. Umutekano muke waho? Iyo nta mutekano rero ntabwo haba hemerewe gusengerwa. Mu gihe hari abajura, hari ibintu nk'ibyo ngibyo. Hanyuma se wenda mwe mwarahasengeye muranahaturiye, hari ibintu twabonye harahanamye cyane ku buryo bashobora guhubuka mu manga cyane. Nta mpanuka yigeze habera ku buryo umuntu yahagira ikibazo? Ntayo. No kubera iki? Nuko babaga harinzwe n'Imana ko ni habi cyane pe, nyine mfite ubwoba ndiyo. Reka ntabwo. Ubu se ntabwo bajya bibeta mugane akaba yajya nk'inko cyangwa babiri, ko mu kanya ngende ndi kwerekera nabonye abana bari kwasengera n'abantu bakuritse kukagiza bakatwihisha tukabireka gutya, ariko ubu nta muntu ujya kubatika ngiye kwasengera ko nahanze n'impapuro ze nk'ibyifuzo zo ngo abantu bacyasengera. Ubwo nyine ni ukugenda nyine nabo baba bari kwiba hagenda umwe. Ntabwo se Imana nigeze babwira ko wenda izahafunga cyangwa ntabyo yatubwiye da. Hanyuma ubu ngubu ibintu byo gusengera mu butayu, mu mazi, mu mabuye bigenda bicika kubera umutekano, bashobora guhura n'ibiza n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Ubu abantu mwasengeraga ahantu nk'hariya mwahinduriye umuvuno he, mwabigenje gutunze musengera he? Dusengera imuhira. Hanyuma reka tugushimire cyane, murakoze kandi musigara amahoro. Namwe mugenda yandi.